ngo ibyo ni ibintu wakabaye uzi nibura niba uzi neza ko uri umuntu mukuru. Muri hehe baha ikaze neza mu masomo yagufasha mu buzima, agufasha mu buzima. Agace ka mbere dukoze nyuma y'uko twujuje ibihumbi 12 by'abadukurikirana kuri Tele Montagne Rwanda nihuri niko twitwa. Ndagushimiye wowe rero udasiba kubana natwe, wahisemo neza urabizi. Reka dukomereze aho ngaho rero. Ngo niba udafite imyaka 30 ngo uzajya kwigeza wumve neza kuko nta kiganiro cy'ubugoryi wumviye hano. Ngo nujya kugira imyaka 30, ngo nugira imyaka 30 ngo ndahamya neza ko uzaba umaze gusobanukirwa ubundi ngo isi ikora gute. Nuko nguko dutangiye. Ngo ntabwo mbikwifuriza, nta nubwo mbikwifurije, ngo ariko byanjye bikunde isi zaba yaramaze kugukubita urushyi zihagije ku buryo uzaba umaze kumenya ngo ubundi ni biki bijya mbere. Nuko nguko dutangiye. Mube hamwe. Reka nongere ngusubiriremo ibi bintu rero, kuko ngo niba ufite cyangwa se unafite imyaka 30 cyangwa se ukaba uri hasi yayo, ibi ni ibintu nugira imyaka 30 cyangwa se mu gihe kizaza nuramuka ubutabizi ngo uzaba uri gutakaza cyangwa se uri guta imbaraga n'igihe cyawe mu bintu by'ubusa. Imyaka 30 byanjye bikunde ngo hazaba hari umuntu winjiza amafaranga y'inshuro 10 arenza yawe, kurenza yawe. Uzaba uri gushyira cyangwa se ugishyira imbaraga benshi muri mwe cyangwa se muri twe ngo mu bintu byinshi tuzaba dushyiramo imbaraga, byaba imirimo myinshi cyangwa se mu byo tuzaba dukora tuzaba tubishyiramo imbaraga zose. Nyamara ngo uyu muntu azaba yinjiza cyangwa se uzaba winjiza byinshi kuturusha twese cyangwa se benshi muri twe, ngo nta kindi azaba turusha uretse ubwenge, uburyo abikoramo cyangwa se yabikozemo. Ni amagambo uwo muntu azaba yarateye imibare, we abe yaraguze nk'imitungo runaka ibyara inyungu ibizwi nka assets, azaba ashora imari y'uwo muntu igihe ngo ntacyo tuba dufite ubundi. Ngo rero ushatse washyira ubwenge mu bintu ukora ngo ugatangira gushora muri bya bindi byunguka niyo waba waramugaye utagikora. Nuko nguko dutangiye. Ubaye utaruzi imyaka 30 hano ho ni wowe nshaka cyane, tega amatwi. Ngo biturangaza ni by'umwanzi wacu wa mbere w'ibyiza tugomba kugeraho cyangwa se tuzageraho ndetse no kugera ku ntego zacu muri ubu buzima. Wumve neza aya magambo. Ureka nkubaze, mbese utekereza ko kwirirwa ureba amavideo kuri izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se wenda urwo urugero rwihuse cyangwa se kwirirwa mu tubari munywera amafaranga yanyu mwakoreye ibirori bidashira, ngo mbese mutekereza ko ibi bintu bitari kwangiriza ubuzima bwanyu, bitari kubakerereza? Niba igisubizo ari yego, ngo uribeshya cyane. Ngo ibirangaza cyangwa se ngo kuko ibirangaza ngo ubundi ni nk'indwara ya kanseri, bikurya gake gake bimunga attention yawe cyangwa se uburyo witamo cyangwa se witaho ku bintu bigufitiye umumaro. Mu birangaza bizakurya ku buryo benshi twisanga turi kwirumumurizo aho kwifasha. Ibintu ni bibiri, ivana mu birangaza cyangwa se ngo ibirangaza bikuvane ku nzozi zawe ushaka kuzageraho. Wumva ubutumwa ni amasomo yagufasha mu buzima. Dore yuko wuzuza imyaka 30 cyangwa se niba wanarayirengeje, ngo ntuzigere wongera kugisha inama wa muntu utari aho wifuza kugera cyangwa se utari ahantu wowe wifuzaga kugera ukurenze. Mbese ibi bintu murabikora ndabizi. Umanuka munsi y'iyi video iyo uramutse ubishaka ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu ukanda tukazajya tubana mu biganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo bukoroheye. Ni mukora ko kantu mwebwe gusa, nta kiganiro cyacu kizigera kibacika. Buri muntu wese agira ibitekerezo, ariko hari abantu bagira ibitekerezo, hari ibitekerezo by'abantu usanga birutwa n'umwuka bakoreshaga babitanga ubwo babitangaga. Wumva uburemere ariko umuntu utabayeho uko washakaga kubaho cyangwa se utarageze ku bintu wifuzaga kugeraho, ubundi nta kintu yakabaye akubwira. Bariya ngo ujye ubihorera wumvise, ariko bareke irengagize. Ngo witonde kuko simvuze ngo ujye usuzugura abantu cyangwa se ngo bace mu ijambo igihe bavuga. Ubaha buri umwe, ngo ariko izo nama zabo ntizizakuyobye. Ngo nta muntu uzigera aza gukemura ibibazo byawe. Nuko nguko Yesu Kristo yabayeho, kandi ngo yabayeho rimwe aza kwitangira abantu ubw'ibyaha byabo. Ibyo na Bibiliya ubwayo irabivuga n'inshuro imwe. Dore ukuri gushaririye. Uri wowe ubuzima bwawe bureba, ngo nta muntu uzigera yikorera imitwaro yawe. Ibibazo ni ibyawe, ibisubizo ni wowe bireba. Gutekereza ibitari ibyo ngo ni ukwibeshya, ni ukwiyobya. Igitangaje ni ukuntu abenshi muri twe tudakeneye ibirenze ngo dukore ibihambaye. Igitangaje ni ukuntu abenshi muri twe tudakeneye ibintu birenze ngo dukore ibihambaye, uretse ibintu bibiri byonyine: kwigenzura, icyo bita discipline,
mu byo twiyemeza kuzageraho ndetse no gukora ndetse n'igikorwa kugira icyo dukora ku byo twifuza kugeraho. Ikintu dukeneye ni ugukora ibyo tubona bishoboka twizera ko byaturokora ngo muri iyi si itoroshye imibare yose waba ubara ngo buri munota wose tumara nta kintu dukora turi mu bwoba ngo ubundi twakabaye kuba tuwumara turi gukora ibyo dufitiye ubwo bwoba. Ibintu byose watekereza, ibitekerezo byose wagira utiteguye gutangira kugira icyo ukora ngo bari imbaraga zapfuye ubusa, ni amagambo akomeye hano. Uretse byonyine nujya ku ishuri ugamije kwiga ibintu byihariye ngo ubundi uziga ubucuruzi, uzige ngo bagurisha gute, ushobora kuba uri kwiga ibindi bintu runaka nk'ubuganga cyangwa se amategeko n'ibindi nk'ibyo murabizi. Ubundi ibyo bintu akenshi twizirikaho ni nkaho ntacyo bimaze. Niba ushaka ngo gukora amafaranga ahagije vuba, tangira wige ngo bagurisha bate. Igurisha ngiki kintu ngo cyagufungurira imiryango myinshi, kandi ngo mu mezi 3 yonyine ngo ukaba ushobora kuba uri gukorera amafaranga wakoreraga mu myaka ishize yose uyabiga. Nanjye ibi ndabyiga we, mwumvize inama, umva ngo nta muntu kwitayeho ngo rero rekeraho, gabanya va muri ibyo bintu byo kugira isoni. Amasoni mwabantu mwe ni amasoni, kugira isoni ngo ukuri gushaririye nuko burya ngo nta muntu uba ukureba nk'uko benshi muri mwe mu bitekereza. Ikibazo ngo mbese hari nk'akazi ubona utakora kubera ko abantu mwiganye bakakubonamo ngo abantu barahuze cyane, barahuze mu buzima bwabo, ngo abantu barahuze cyane, barahuze n'ubuzima bwabo. Ngo rero ni byiza kurekera kugira amasoni wisigazwa inyuma mu byo wabasha gukora. Isi irarangaye ngo genda ufatemo ibyawe, kandi ngo nta muntu ufite kugira icyo akubaza, uzakurikize amategeko gusa nicyo ngusaba hano. Reka dusoreze kuri aka kantu, wenda tuzakomeze gutaha. Nugira gutyo ukabona umuntu ukurenzeho haba mu bucuruzi cyangwa se mu bindi, ngo ntuzamurwanye ahubwo ngo uzakorane nawe. Ni amagambo ngo ntabwo iteka uzahora ari wowe ukaze mu cyumba urimo cyangwa se urenze mu cyumba urimo n'abandi bantu. Ngo niba mu bo uziranye nabo ari wowe kibamba b'abantu bawe, ubwo uri mu cyumba ngo kitari icyanyacyo, mu cyumba kibi, ngo uba ugomba kuba uri hahantu muri ba bantu bakurenze ndetse ugakorana n'abandi, kuko ngo biruta kurushanwa no guhiganwa. Ntuzigire na rimwe utuma ubwiyemezi bwawe ngo bukwiba cyangwa se bukwima amahirwe bagutegereje mu busanzwe. Nuko nsoje agace ka mbere, ni nyuma y'uko twujuje 12,000 yaba dukurikirana hano kuri Telemontagne Rwanda. Mwarakoze cyane. Nawe uri mushya hano wakwiyongera muri abo tukajya tubana mu buryo bworoshye cyane mu bintu by'ubwenge nk'ibi, aho umanuka munsi y'video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu iyo wakanze nuko nguko utwinjiramo, kandi ni akantu koroshye cyane. Nuko reba munsi y'iyi video ni subscribe, duhitemo neza Telemontagne Rwanda. Hano wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Twizera ko biri mu bintu dukenera buri munsi kugira ngo tubeho tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Menya byinshi ku bibera mu isi rero kurya Telemontagne Rwanda. Ubutasinze ababuri iyo gahunda nitwa Samuel Mugisha, ariko Imana duhana umugisha. Nimugora ko kantu subscribe naho gutaha.